genda umukristo nzahora ndiwe. Ese iyo fumbira iri kuniha niyi ko mujye mundebera ntangira kwiririmba iyi fumbira y'umukobwa maze ninumirwa ngiye gupfa. Ariko se noneho yabaye ikira ko numva ari gutaka ngoma ngo amazi ngo ndarwaye. Senjya mbura nibimvana mu bihe byiza ntabwo nzayakorera aha ngaha. Nese ubwo wagenda ukamara iyo minsi yose kandi uzi ko Claudine arwaye koko? Ngongwe iki? Ariko noneho akanakumira. None se nimba Claudine arwaye ngewe ndishinge ndi ibinini ndi muganga ubwo ibyo ngibyo se nabivamo? Ariko basi wamuha amafaranga akajya kwa muganga mana kuri kandi ararwaye. Ntabwo Imana ishobora kumpora kuri yarwaye kuko nayo iri kubibona yuko hano atari mu bitaro. Harya warambwiye ngo umuzimu wa nyoko ngo tuzahangana. Umva nkubwire uribeshye azaza ari umuzimu nanjye nza n'umuzimu muzima hanyuma tuzareba sibyo? Ubundi sinjya numva ngo imitongero irafata. Ashyano kuvuma imivumo yinjire mu maraso no mu misokoro hose nikashaka gahite gahera umwuka. Namwe ndumva umuriro wanyishe sukira hano akariro kagabanyuka. Ariko zikwangiza umucakara wawe. Mama ariko mana nk'ubu ngataha nagera mu rugo nkumva ka Coco kapfuye. Nicyo kintu cyuzuye umutima wanjye nari maze iminsi nanakubwira muri aya masengesho mvuyemo kandi Imana ndagushimye ko mpaye kuyasoza amahoro. Ubundi ukamfasha kagapfa bikazagenda neza atari ngewe kaguyeho ubundi nkicara mu mitungo neza nta muntu nsakuriza waba umvuga uti umuti. Mbona nta bantu bahari se. Ubu wa mwanda bya bishinga by'umukobwa biracyari mu nzu. Ariko icyami ikintu cyankuburira birabishingwa bikamvira mu nzu. Ntabwo nshobora gutuza. Sinshobora no kugira amahoro. Ariko Mana kuko wambabariye ukumva gusenga kwanjye ukankiza uriya mukobwa. Koko ndamwanga ariko so ubu koko hari urukundo ushobora kubona rwo gukunda uriya mukobwa ko namusabira n'urupfu nabwo ntanapfe naho na Yesu yanyuhageza amazi akanyuhageza n'amaraso naho umutima wanjye bawukubisha ikiroso na sitiriwaya sinshobora kumukunda ariko buretse naticwa nayo musengera azicwa n'inkota yanjye.
Mami, waje uko witangiye ndi mu nzu ngahita ugacawo ni mami wanjye. Umeze gute se? Shana ari ngukumbuye. Nese ko mbona utishimye kandi uvuye gusenga. Ahubwo mbwira. Coco ameze gute? Shana, sinabamubeshye nabyenze pe. Ibintu byose mba mbyitaye. Mbona twinyurira mu gikari. Nta kibazo. Uri gukora iki sheri? Numvaga nshonje nari ndi gukora icyayi n'ubu nari nangiye kukinywa ngahita ngisiga muri salo numva ishushe. Okay. Ariko ute n'undi mu cyayi cyawe. Ndapfuye kuri naherukaga gusohoka kera. Ese wa mugabo we muri aho waje nkakubaza gatoya se? Ayiwe bino mubwiye. Mwanshakaga. Uraho neza? Yego. Harya niwe bitana? Nge nitwa Poison Animals. Ni isoko baranzi cyane, sinzi n'impamvu utabashije kumenya. None se ucuruza imiti y'imbeba n'ibinyenzi? Wabimenye rwose, imiti, imbeba, ibinyenzi byose nkoraho. Rero hano mu rugo dufite imbeba zaturembeje. Wabarukama ku muti w'imbeba nkajya kuzitega. Nta muntu ukiraza ibiryo ngo nabyuka bibone. N'imyenda zijyana mu mwobo. Ceceka ikibazo cyawe. Ubu wambonye nta mbeba izongera kugera hano mu rugo iwawe. Urakoze nga basi niba ufite umuti w'imbeba wume nzitege. Wagira ngo ahubwo nariye ubwoya bwayo mu mutwe. Mu biryo ndumva ameze nabi. Imiti yo nta imiti hari ababosi nari mvuye kwikira imbeba hariya. Hari gake nari nsigaje ariko sinzi nimba ari cyo kakumarira. Gusa nyine imiti yo ngira yica imbeba cyane.
neza abaturanyi. Okay. Harya sogura 100. Eh. Okay, ngaha basi maka 100 ngende ndebe ko ngawume ntacyo nizere ko bigenda neza. Akira kose mukajyane nta kibazo cyo nzi ko nta mbeba zizongera kubatera. Murakoze cyane. Sawa bye. Nukenera n'ubinyenzi zambwire. Oya tugira imbeba gusa zimeze nk'ubusurira. Mbega umuti we yeyeyeye. Uyu nguyu ngiye kunywa n'undi katinga kuko ariko mwana ugize neza igihe nahereye ndwaye narabuze umvura narabuze n'uwama na Caline ariko binkoreye neza umpaye umuti unyiza indwara ukanyiza umubiri n'ubugingo man cyakora urakoze ntago nzongera kubabara ukundi wenda nzasanga ababyeyi banjye nganire na mama gahinda gashira iyo yagiye. Teremusi y'icyayi bayijyanye hehe? Cyaba kijyanye muri salo. Reka bariye bonyine Mana we aheza ni mu ijuru kandi ubu kumuruba ndacyakuye munsi hariho ngomba kubabara ngo babyita sumu yakanye usunda kivangamo cyose twemba nacyo bitanga gukora ko kambishyira mu buriya n'uwo muti babonye wica vuba. Kabura mugabo yabimagira ngo ni imbeba ngiye kwica nanjye urupfu ngiye gupfa ruruta urw'imbere kuba ahantu bitoreza amazi bakarwara n'ubona kurwaza Mana unyakire mu bawe ubuzima mba murabuze. Si byanjye nitawakubwiye undi mugore cyane. Si guhinga.